ngira ngo mwese mwabibonye ko muri kino cyumweru twatangiye abanyeshuri bagize guhera ku minota 40 kuzamura kugeza kuri 49 bageze ku ishuri aho bemerewe ibigo muri make bemerewe kwimuka. Ibi nshobora kubivuga ntusobanukirwe ibyo ari byo. Turimo turavuga abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta bakagira amanota guhera kuri 40 kuzamura kugeza kuri 49.9 bari basibiye. Rero nyuma y'ubusabe bwagiye butangwa, nyuma y'ibyifuzo byagiye bigirwa, nyuma yo kugaragara k'ubucucike bw'abanyeshuri mu ishuri rimwe bagiye basibira, ibi byaje kwigwaho bituma bafata abanyeshuri bari baragize hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49.9 barabimura. Ibi ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvise cyangwa ubibonye. Yego nibyo wabyumvise neza. Abanyeshuri bagize hagati y'amanota 40 kuzamura kugeza kuri 49.9 bamaze kujya ku bigo. Ubu ndi gukora ikiganiro aka kanya, abanyeshuri abandi bataragera ku bigo barimo baritegura bafata ingendo. Bari kugenda boherezwa ama SMS kuri nimero zazindi baba baratanze nyine bagiye gukoreraho cyangwa z'ababyeyi babo, bakababwira ibigo baboherejeho, bakababwira n'igihe amasomo yabo neza azatangirira. Rero birumvikana ko abanyeshuri mwari mwageze hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49.9 mwabashije kwimuka. Mbere yuko mbereka ikibigaragaza cyangwa mbabwira iryo tangazo, banza unkandire subscribe, kandi subscribe ufungura inzogera, hanyuma tuzajye tubasha kubana mu bindi biganiro bikurikira. Kuko ubu ngubu ngiye kukwereka bimwe mu bigo bigiye bitandukanye byatangiye kwakira abanyeshuri, yewe hari n'icyo batangiye kubabwira. Nk'ikigo tutifuje kuvuga amazina yacyo hano muri kino kiganiro, umuyobozi w'ikigo yagize ati: banyeshuri mwari mwaragize hagati y'amanota 40 kuzamura kugeza kuri 49, ndi kuvuga mwe mwari mwasibiye mwoherejwe ahangaha. Nimwumve ko mwari mwaratemewe hitaka cyangwa mwumve ko mwari abaswa. Bibaho ukaba utari umuswa ahubwo ugakora ikizamini ufite ubwoba, bitewe n'ubwoba amanota akaza atari meza. Ubwo rero twababwira ko tubakiriye mu muryango mugari w'ikigo cyacu. Ibyo byavuzwe n'umuyobozi umwe mu kigo runaka, ntari bubabwira amazina, gusa hari n'ibindi bigo bikomeje kugenda byakira abo banyeshuri, ndetse binishimira ko ubucucike mu mwaka wa gatatu buri kugenda bugabanuka bitewe n'ingano y'abasibiye. Ubwo rero ndumva abanyeshuri mwari mwaragiye mugira impungenge izuko mwarangije gusibira cyangwa mufite ibibazo nyine bigiye bitandukanye, ndumva izo mpungenge zitangiye gushira. Ahubwo igikurikiye ni ese murajya ku ishuri ryari? Ese mwari mwarabivuyemo mwe mwasibiye koko mwumvaga mudashaka gusubira ku ishuri? Ibyo nibyo turi rero ngo dukemure cyangwa tubabwire cyangwa ngo tubamenyeshe, tunababwira ko banyeshuri namwe mwageze munsi y'amanota 40 mukomeza kwihangana, mukomeze mwihangane, musubireyo. Uno mwaka abanyeshuri mwatangiye ushobora kuba uwawe kandi ukimuka ku manota meza. Ubwo rero icyo nakubwira, ntucike intege. Gusa mbere yuko tuza kino kiganiro, hari abifuje ko nababwira ibigo aba banyeshuri bari kugenda bajyaho. Nimba nawe wumva ko nakubwira ikigo abanyeshuri bari kugenda bajyaho cyangwa ibigo biri kugenda biganwaho n'abanyeshuri, byandike muri comment, ubundi ndahita nza nkwandikire cyangwa ukorere reply nkubwire ngo aba banyeshuri bagiye aha n'aha runaka, hanyuma ubashe nawe kubona access ku kigo runaka, ubashe kuba wabimuka. Reka ikiganiro ngisoreza ahangaha. Njye wabagezagaho iki kiganiro nitwa MP Official. Iyi ni wa muyoboro mugari wanyu, amashyi yose. Duhure mu biganiro by'ubutaha mbereka ese koko ibi bigo ni ibihe
biri gukorera he. Ciao ciao.